Nanone bakunze ikiganiro cy'inzira y'umusaraba ndabasuhuje mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabe kuri mwe, mugisha Imana itanga ugere mu mirimo yanyu, mu ngo zanyu n'imiryango yanyu no mu gihugu cyanyu. Turacyari kumwe dukomeza kwigana igitabo cy'ibyahishuriwe Yohana, tugeze ku bice bibiri ku murongo wa 12. Uko mubizi twari tuvuye haruguru ku murongo wa 8 kugeza ku wa 11. Urwandiko rwandikiwe ab'Simuruna, ariko ubu tugeze ku rwandiko rwandikiwe ab'Iperugamu. Reka dusome mu izina rya Yesu ibyahishuriwe Yohana ibice bibiri umurongo wa 12. Haravuga ngo, wandikire marayika w'itorero ry'Iperugamu uti, ufite inkota ityaye ifite ubugi impande zombi, aravuga aya magambo ati, nzahuba ko ariho intebe y'ubwami bwa Satani iri, nyamara ugakomeza izina ryanjye ntiwihakane kunyizera. Ndetse no mu minsi ya Antipa umugaba wakiranukiraga kumpamya, wiciwe iwanyu aho Satani aba. Ariko rero mfite bike nkugaya, kuko iwanyu ufite abakomeza inyigisho za Baramu, wigishije Baraki gushira igisitaza imbere y'Abisiraheli kugira ngo barye intonorano kandi basambane. Nawe niko umeze, ufite abakomeza inyigisho z'Abanikolayiti nkabo. Nuko wihane, kuko nutihana nzaza aho uri vuba, ndwanye abo batikure inkota yo mu kanwa kanjye. Ufite ugutwi niyumva iby'umwuka abwira amatorero. Unesha nzamuha kuri manu yahishwe, muhe n'ibuye ryera ryanditsweho izina ritazwi n'umuntu wese keretse urihabwa. Amen. Aya ni amagambo dusomye mu gitabo cy'ibyahishuriwe Yohana ibice bibiri umurongo wa 12, aho yavuga ngo bandikire itorero ry'Iperugamu ngo aribwire ibi, ngo ufite inkota ityaye ifite ubugi impande zombi, aravuga aya magambo ati, ufite inkota ityaye, ngo aravuga aya magambo ati, impande zose nyine ngo ziratyaye, nta nimwe idatyaye, ngo nze ahuba ko ariho intebe y'ubwami bwa Satani iri. Ni mu isi, hano mu isi niho intebe y'ubwami bwa Satani iri, kandi niyo mpamvu ab'isi batorohewe. Buri munsi uyu munsi uragerageza gukora ibyiza, ibibi bikaza kakwitambika. Waba ugize umugisha, ubonye umurimo, ugahuramo n'ibigeragezo bikugerageza byo gukorera Satani, wagira gutya wabona hari utwuronse, ariko nyine ibibi bikagutanga imbere ari byinshi cyane. Ariko Imana yo ngo irabizi ko ngure ahantu ku ntebe ya Satani ahiri, aho mu isi hahandi Satani yamanutse mu isi. Ariko agakomeza akavuga ngo nyamara ngo ugakomeza izina ryanjye ntiwihakane kunyizera. Ngo nyamara nubwo uhura n'ibyo byose muri ino si, ngo ntiwihakanye izina rya Data wa twese, ntiwihakanye izina ry'Imana, ariko wakomeje kwizera, ariko wakomeje kwizera. Ngo ndetse no mu minsi ya Antipa umugaba wakiranukiraga kumpamya, wiciwe iwanyu aho Satani aba. Birashoboka ko hari abantu benshi, nguyu ni Antipa bavuze, ariko birashoboka ko hari abantu benshi aho muba bakiranukira Imana, bagahamya Imana, ndetse babasha no kubyicirwa. Dufite ingero nyinshi z'abantu babasha kwicirwa ijambo ry'Imana. Iyo dusomye ibyanditswe turababona, ndetse twagerageza no kureba hano hafi. Iyo tugerageje kureba, hari bariya bajya bita Hormatris bo muri Uganda bahowe Imana. Bariya bazize iki? Bazize kwemera Imana. Hari n'abandi benshi bajya bazira kwemera Imana rero mu bindi bihugu bitandukanye, kandi naho muba murabibona. Ariko nyine ngo mukomeza kwizera Imana, kandi mukomeza kwizera nubwo mubona ibyo byose. Ngo ariko rero ngo mfite bike nkugaya, nubwo ibyo byose ukomeza kwizera Imana, Imana ifite biki kugaya. Ngo kuko iwanyu ufite abakomeza inyigisho za Baramu, wigishije Baraki gushira igisitaza imbere y'Abisiraheli kugira ngo barye intonorano kandi basambane. Niba mwibuka neza bene data, iyo dusomye igitabo cyo kubara ibice byaho 22, dusangaho ibya Baramu na Baraki. Ndetse igihe Baraki yashakaga kubwira Baramu ngo amuvumire Abisiraheli, Baraki yari ategetse mu Bamowabu, ariko Baraki
yari umuntu w'Imana. Baraki ntago yari afite imitima nk'iyo ngiyo yabo, gusa ibyabaye nuko yakurikije ibyo yasabwaga, ariko Imana yo yaramubwiraga ngo ndashira mu kanwa kawe amagambo yawe ari uvuga. Ariko Baraki yatunguwe no kubona umuntu yari yizeye atavuze ibyo yashakaga. Baramuhamagara ngo avuma Abisiraheli, ariko Imana ishyira amagambo mu kanwa ati ninde wabasha kuvuma Imana itavumwe? Ninde wabasha gukora ibyo byose? Oya, arabataka cyane mu magambo y'umugisha, avuga uburyo ari ubwoko bw'umugisha, ubwoko butabarika, ubwoko butavumika, ubwoko bwici. Ariko nyine bari bafite igikundiro ku Uwiteka, ntibabasha kuvuma. Baraki yari afite ubwoba cyane kubera ko bari bavuye muri Egiputa, bari babatinya cyane ngo bataza kubakura aho ngaho mu gihugu cy'i Mowabu. Murabizi neza Abamowabu, Abamori n'Abamowabu ni abavutse kuri Loti, babandi igihe abakobwa ba Loti basindishije se, hanyuma yaho bakajya kuryamana na se, havukamo abana, umwe abyara uwitwa Mowabu, undi n'uwari ufite Mori, bose bita bihinduka Abamori, abindi biba Abamowabu. Abo bana bose rero uko byagenze naho ngaho ubwoko bwaturutse, ariko nyamaze ubwo bwoko nubwo ari ubw'Abamowabu bufitanye isano no ku Bisiraheli, kubera ko murabyumva ko bavuye kuri Loti. Ariko nyine kubera ko abo bakobwa ba Loti bari bakoze icyaha cyo kuryamana na se, niyo mpamvu Imana itabyishimiye, kuko bari bakoze ikosa rikomeye cyane. Ariko nyine Baraki ngo baramuyigishije Baraki gushyira igisitaza imbere y'Abisiraheli kugira ngo barye intonorano kandi basambane. Na n'ubu ngubu hari abantu bagifite izo nyigisho. Ni ukuri kw'Imana kandi bakwiye gusabirwa kugira ngo ibyo bisitaza bashyira imbere y'abantu. Baragiye barabizirura, baravuga ngo ntacyo bitwaye. Hari umupasiteri umwe witwa Rutayisire yaravuze ngo umuntu ngo basiga bajya kumubwira ngo nyine pasiteri, ngo urabibona ngo nakundanye n'umukobwa, ngo none ngo twarakundanye. Pasiteri agahita amubaza ngo ariko se wambwiye ko mwasambanye? Urimo urambwira ko mwakundanye, ubwo ntimwasambanye? Egari mwakoze icyaha, ariko urimo urambwira ko mwakundanye. Abantu bo muri kino gihe babaho, ariko musore nawe mukobwa cyangwa se n'undi uwo ari we wese, nyababwiza ukuri yuko muri wowe iyo ugerageje kwirinda iyo mirimo y'Abanikorayiti, iyo yose ndetse n'izo ntonorano, ngo bariye intonorano, ngo ndetse ngo bariye intonorano ndetse kandi baranasambana. Ariko muntu w'Imana ndakwinginga kugira ngo wirinde icyo cyaha cyanduza umubiri wose. Uretse n'Imana na leta ibyanga kubi, uretse niyo bafatiye umuntu yasambanye, suzi ko ari iryo tegeko ryemerera umugore n'umugabo kuba batandukana, kuba basambanye. Nutabikora, iyo bagiye no gutana mu nkiko barabeshya ko ari byo babafatiyemo, cyangwa bakabihimba ibyo bimenyetso bindi bigwisha abagabo mu mitego, ariko cyangwa se abagore mu mitego. Ariko ndakubwiza ukuri muntu w'Imana kugira ngo uzirinde icyo cyaha, kuko nicyo cyaha gikorerwa imbere mu mubiri, ibindi byaha byose bikorerwa inyuma mu mubiri. Muzabisome mu Bakorinto ba mbere 6 umurongo wa 12, aho bivuga ngo byose turabyemerewe, ariko byose siko bitugirira umumaro. Uzabisoma urebe ukuntu byo zose tubyemerewe, ariko nta umumaro bitugirira. Ariko Pawulo akagenda duhana tubuza ngo twirinde gusambana, kuko ari cyaha gikorerwa imbere mu mubiri, ibindi byaha byose bigakorerwa inyuma mu mubiri. Hanyuma arakomeza arababwiraho ku murongo wa 15 ngo nawe nikumeze, ufite abakomeza inyigisho z'Abanikorayiti nkabo. Ngo natwe niko tumeze, hari abo dufite ngo bakomeze izo nyigisho, ngo bakazikomeza nkabo. Ku murongo wa 16 aratubwira ngo nuko wihane, kuko nutihana nzaza aho uri vuba, ndwanye abo batikura inkota yo mu kanwa kanje. Ngo nuko wihane muntu w'Imana, wowe ugerageza gukora ibyo, hari uwigisha ibyo yihane, ari ubyigishwa yihane. Ngo kuko nutihana vuba, ngo Imana izaza ngirangize gutikura inkota yayo yo mu kanwa kayo. Kandi inkota yo mu kanwa k'Imana irakomeye. Ijambo ry'Imana ni inkota rikomeye. Iyo ivuze, tinya Imana yaremesheje isi ijambo. Yaravuze ngo isi nibeho, isi iraba. Ibyo birakunda, kandi siyanse yo ntishobora kuba yabyemera, kuko nayo ntinafite n'igisobanuro na kizima. Ariko ijambo ry'Imana ryo ribitubwira neza ko Imana yaravuze ngo isi nibeho, isi irabaho, biragenda biraba. Rero nawe
ndakwingingira kugira ngo utazicwa n'inkota y'ijambo rizaturuka mu kanwa k'Imana. Umurongo wa 14 ukatubwira ngo ufite ugutwi niyumva iby'umwuka abwira amatorero. Nawe ufite ugutwi umva iby'umwuka akubwira. Nukuri imbabazi z'Imana zirahari kandi zitagira akagero, ntizirondoreka. Ubuntu bw'Imana buratangaje. Imana irababarira kandi ujye wibuka uzirikane ko abanyabyaha bazajya mu ijuru. Abanyabyaha tuvuga ngo twese turi abanyabyaha, abanyabyaha bazajya mu ijuru nabihannye. Nawe ujye ushishikarira kwihana buri munsi uko ubonye uburyo, uko ushobojejwe n'umwami wawe. Jya upfukama mu cyumba cyawe usaba Imana imbabazi, kuko usenze iteka ujye usaba imbabazi. Urakoze kandi ngushimiye kuko wemeye kumva iki kiganiro. Komeza wumve izi nyigisho kandi uzishyire ku mutima wawe. Unesha nzamuha kuri manu yahishwe, muhe n'ibuye ryera ryanditsweho izina rishya ritazwi n'umuntu wese keretse urihabwa. Ngo umuntu uzamenya iryo zina rizaba ryanditswe kuri iryo buye ntuzarihabwa, utazarihabwa ntago azarimenya. Kandi ngo Imana izaduha no kuri manu yahishwe. Ni ukuri muhumure, Mana b'Isiraheli bariye kera mu butayu, namwe murayibikiwe. Yesu Kristo niwe mutsima utera imbaraga. Ntimubizi ngo niwe Mana baririye mu butayu? Yabibabwiraga baramuhakanije. Ariko ndakubwiza ukuri muntu w'Imana, Imana iravuga bikaba, yategeka bigakomera. Amahoro y'Imana agwire mu byo mukora byose mu izina rya Yesu. Amen.